uwitwa The Ben mwese muramuzi. The Ben akaba n'umugabo w'umugore yitwa ni Pamela Wikeza Pamela. Sasa ndikuri The Ben agiye kumurika album mu bihugu birimo Canada n'Ububiligi. Mu by'ukuri umuririmbyi Mugisha Benjamin wamamaye nka The Ben yatangaje ko agiye kumurika album yitwa ni French Love mu gihugu cya Canada. The Ben yaherukaga rero kumurika nyine iyi album abanyakigali mu gitaramo yakoreye ihari tariki ya 2 Mutarama 2025 muri Beka Arena. Ni igitaramo rero yahuriyemo n'abandi bahanzi cyane cyane abo bakoranye indirimbo ndetse yabimvikana yataramanye rero nk'abarimo wo bita K8 Kavuyo, hakazamo Tony Otis Brown, Fireman, Green P, P-Fa n'abandi. The Ben yavuze ko azataramira nyine muri Canada tariki ya 14 Gashyantare 2025 muri Montreal, azataramira rero Ottawa tariki 15 Gashyantare 2025, tariki 21 rero Gashyantare azataramira aho bita muri Toronto. Ni mu gihe rero tariki 22 Gashyantare azataramira Odimerton. Uyu muhanzi rero yanagaragaje ko kwa munani Werurwe nyine 2025 azataramira mugi wa Brussels mu Biligi mu gitaramo azawuramo na Bwiza. Tariki ya 15 Werurwe 2025 azataramira aho bitwa ni Copenhagen mu Budage. Ni mu gihe nyine tariki ya 15 Werurwe azataramira muri Uganda. The Ben yavuze ko birumvikana yavuze ko album ye yakozwe na producer barimo Bitoni Element, Prince Keys, hakazamo Bitoni Made Beats, hakazamo Bitana Chris ndetse na Ario Beat. Ati nagerageje kwita ku banyarwanda cyane ku ba producer. Mu by'ukuri The Ben yavuze ko kwita nyine album ye French Love yashaka nyine kumvikanisha ko urukundo yeretswe kuva atangiye umuziki kugeza n'uyu munsi rutageranwa. Yaragize ati mu by'ukuri yaragize ati urugendo rwanjye rw'umuziki ngerageje nabanirwamo urugendo rwanjye rw'umuziki ngerageje kubona ahantu naruramburiraga nyine ntabwo nabona aho kuramburira ngo rurangire mu bijyanye n'urukundo rero nakiriye kuva natangira urugendo rw'umuziki ruri ku kigero cyo hejuru ku buryo ntabasha kubona uko mbisobanura mu by'ukuri birenze urugero. Yavuze ko kandi ko guhitamo nyina izina ry'album yagendeye ku ndirimbo True Love kuko yafashe nyine ijambo love aryongera kuri print biba rero French Love. No kuvuga rero The Ben azataramira nyine muri Canada guhera tariki ya 14 Gashyantare 2025 mu kweziza umunsi wa Saint Valentin. Mu by'ukuri mw'abantu banje rero ikindi rero nuko The Ben yagaragaje ko azataramira mu Bubiligi nyine azahurira mu nyine na Bwiza. Mu by'ukuri rero ngaho rero The Ben yiteguye rero ibitaramo mu rwego rwo kumenyekanisha album ye French Love. The Ben rero yaherukaga nyine kumurika abanyakigali, yaherukaga kuri murikira abanyakigali album mu gitaramo cyabaye tariki ya 2 Mutarama 2025 muri Beka Arena. Sasa mu by'ukuri rero n'umwe mu bagabo bari gukora cyane uyu mugabo rwose mutipa ari gukora pe mu buryo buhagije cyane, yitwa The Ben. Muziki ugize umwuga mu rwego rufatika. Ndabashimiye ariko ndabakunda.